my people, of course, it's your man Joshua Kamindi Kanitawaye Muyaso, aka Babyface, together with our man here. Big man. Big kabisa. Chani fresh. Yakini tutawana. Bya sana. Mwaka mushya muhire. Nawe. Mwese bimeze bite? Chapo msaza. Yewe na izina ni ryo muntu. Akenshi wowe utandukanye na Kibonke. Yego. Uri big man, uri big. Man, je na kini nariko. Kibonke we ni gatoya akitira izina ry'abubonke. Ibintu bye bijya bincana. Doshemeza ite? Chani fresh. Sister wawe yabaye Miss Rwanda. Yabaye Miss Naomi. Ariko irindi zina rye niri ntaryoze. Naomi? Nanjye ntaryo nzi. Kuko wese ni icyaha. Banza ari ishimwe. Shimwe siko muvukana koko. Ntabwo ari sister wanjye. Niki? Ino Miss Rwanda ariko urayivuga utayizi. Ino Miss Rwanda ngiye ikintu kimwe nshaka kukubwiraho kimwe. Nuko arahana ibangamye. Musaro dushya twaraye tubaye nijoro utabuze. Yego. Nje mukanya aragashinyeretse. Basi ibintu byabaye cyanago byabaye man Shadibere yabaye. Oya ahubwo ikintu cya Shadibere yatweretse. Hari abatera nkunga batigeze bagaragara muri iriya rushanwa ariko finali barangiye abatera nkunga tubabonye. Urugero. Mbaza ngo nabaye. Urugero nyine. Abatera nkunga twabonye abatera nkunga basuruduwire kandi abatera nkunga twabonye hari nta mutera nkunga wundi twigeze tubona. Nawe tekereza. Ese wigeze wari icupa rya suruduwire? Oya nta icupa twabonye. Ariko ibintu Shadibere yari yanyweye situzi ubwoko bwabyo. Sinzi kubantu nje wallahi nubwo ari chano yacu ariko tugomba kwerekana ukuri. Abanyarwanda tunabibwire n'ahantu bagomba kuzaza bari iyo video ya Shadibo. Turaza kwibabwira nyuma. Bibonye akakanya ariko ibintu yakoreye muri Miss Rwanda si by'i Rwanda. Bira nta grip nta nubwo ari ibibundi. Niba ari ugufana. Oya birabirenze gufana. Man Shadibo yasamye ararira ararwana. Abantu bashuti barabakubita inshyi. None wowe ntabwo uzigitangaje. Uza abantu bari bicanye nawe ku ruhande. Mbazanwa ni bande Aline Gahongayire yahise haguruka aragenda undi mbonye Aline Gahongayire yirukanka ni Shadibere baratumye yirukanka buriya nibyo kuko nanje hari ibintu bajya bavuga mu ntuza muri Bibiliya ngo ntukicarane n'umukobanyi rero umukobanyi yari Shadibere kuri Aline Gahongayire kuko Aline Gahongayire yabonye Shadibere kubyina kamukerenge hariya Shadibere nuza Aline Gahongayire aravuga rero hano batamfata nabi nk'umuntu kuze sina Aline Gahongayire gusa hagurutse hagurutse abantu benshi n'abandi bahagurutse ariko Joshua reka wenda reka tube tuvuye akantu gato bya joke tubwizanye ukuri bya bintu Shadibere yari yakoze yari ari muzima ni byinshi nese abantu bishima kuriya cyangwa ni ikindi kibazo gusa nanone niwamenya ngo niba Shadibere wenda ari cyari yanyweye ariko nanone hari abafana yego bigeze hari hako biterwa n'icyo wafani uzi ko ngiyewe Shadibere yafanye ngira ngo Miss Rwanda atsindiye nuza kajugujugu se cyangwa icyogajuru no ararira rirukanka no hari abakobwa babanigaye bandi baba bajyana ku ruhande yego sha baje baravuga bavuga kakaze nake nabwo namenye izina ryiza rya Shadibere uri nangu narisanzwe waje tukagenda let's go Shadia leave me ari nuwo yakubise urushyi atera umugeri ngo munde kure iyo ni montage nawe yakubise urushyi tavuge yabasunitse leave me alone oya ntago rwara urushyi ruri ntago abakobwa naguze n'ubundi yagiye kubitegera nk'imvaho abakobwa ari ubuterime nanjye bajya bakora sometimes nka bwanga ugasanga umukobwa ari hirya y'umuhanda ageze gutya nyine ubaye utabisobanukiwe ushobora kugira ngo araguhamagaye kumbe yagusuhuzaga Noye Shadibere bageze gutya kandi buriya yaramukubise byanyabyo so ino Miss Rwanda bayibonye ute mu by'ukuri turetse wende bya Shadibere Miss Rwanda ikintu nabonye cyo Naomi yabaye Miss ariko Naomi mu kuba Miss na muntu byatunguye kuko ndibuka muri press conference hari abanyamakuru benshi nago abanyamakuru nembre babazaga icyo kibazo bavuga ati nubundi niba ari umukobwa wazanywe na MTN kabari imo gutera inkunga kandi izafata ni arya n'igisonga niba ari igisonga ni populaire izafata Miss Populaire ni gute nawe mazabura muri Miss cyangwa se abe na Miss Populaire kandi koko nibyo Naomi yari mwiza petit Joshua Naomi ni mwiza oya nabandi bari abakobwa bose utereta wageranye n'abakobwa bose utereta nawe muramushyira ku mwanya wa kangahe oya yaza ku mwanya wa gatano bitewe nabo neza gusa Naomi hari ibintu bivugwa ko nanone urebye nyine yatowe ntabwo ari ibintu twari dusanzwe tuzi muri Miss Rwanda ujye ubona Miss Rwanda zagiye zitambuka nyine mu myaka ishize bajyaga bavuga sa Miss Rwanda aje atunguranye urugero nka Iradukunda Liliane yaje atunguranye na Megan yaratunguranye yaje atunguranye na
Mutesi Jolly yaje atunguranye bamwe bakavuga ko amakamba amwe bayibye yego so muri Miss Rwanda y'uyu mwaka yo byari bitandukanye Miss Rwanda we yarazwe n'ubundi reka tse tubwizanye ukuri ira Miss ijya kuba nawe agashyadukoreye wagira ngo neza nawe yarabizi yego yazanye famiye yose azana abakozi bo mu rugo azana abaturanyi Miss Rwanda nawe rwose biriya bintu yadukoreye ariko biriya bintu Josh yarabizi yagiye azana n'abaturanyi abakozi bo mu rugo urabandi b'abaturanyi n'ibipangu bine abantu bose muri ibyo bipangu bose abahe ntago navuga mu migi nako nzi ko aribo begeranye cyane ni haturuka se ibipangu bine hano ugasanga uburyo kugira ngo barure ikindi twavuga Josh Miss Rwanda ya 2020 igeranye na Miss Rwanda 2019 harimo umustar w'abantu bose arya n'uwe Josiane yavuzwe cyane iyi Miss yaravuzwe mu bundi buryo ariko yavuzwe bucece nanone yego impamvu yavuzwe bucece aba Miss Josiane hano hagaragayemo abakobwa yego tujye tuvugisha ukuri batari beza muri he Miss uyu mwaka bibiri na 19 hari abatari beza bari barimo ibyo byo turabizi kandi beauty nayo irakenewe hariya muri Miss Rwanda urebye Miss Rwanda y'ubushize harimo beauty bya cyane ariko ni uyu mwaka byari birimo ariko hari harimo n'abakobwa batari beza urugero ntago mbibuka amazina muri uyu mwaka ariko baje kuvamo bose muri semi final umukobwa ariko hari umukobwa wabaye igisonga nabonaga abantu benshi bamukunda wa mukobwa witwa Denise niba ari Diane yabaye igisonga cya mbere uriya umukobwa yari afite abafana benshi tekereza umukobwa wahuje rwa Rutabura agahuza na Rujugiro rwa Rutabura n'uwa Rayon Sport Rujugiro n'uwa APR noneho bakete bahura bose bamufana tekereza nawe ibyo bintu ariko ko kuzika kukana mani n'ubwa mbere mwumvise tekereza kari akantu ugiye kwari konyine kantunguye ufata rwa Rutabura ukamuhuza na Rujugiro bose ukabiprefera ubundi bameze nk'iki se nabibwita ubundi ahantu nabonye bahurira mu kabari gusa mu kabari bahurira bakaganira ubundi ni nk'intare n'ingwe iyo byawe kabisa pe ntibijya byumvikana akenshi kimwe kiba gishaka kuba umwami w'ishyamba ariko iyo byahuye gusa ino Miss Rwanda nanone ino Miss Rwanda nimbi kubera iki Josh genda bihamya neza ntago Miss Rwanda njya nyishyigikira akenshi hari nuza hari bino bintu iyo watsinzwe niho njye mvuga ko yabaye mbi akuzi kuba uri mwirushanwa warangiza ugasubira muri quartier bose bazi ko wagiye hayi bagakubona muri quartier wabaga muri hoteli umazemo ibyumweru bibiri muri Golden Trip Nyamata ni ahandi ugeze gusereza Josiane ngo baramubwiye ngo bahaje ibiryo Josiane byo byihorere ntago ushaka kubizanamo hano Josiane ngenda mwubaha ndamufana gusa ikintu kibabaje nuko imyanzuro bazanye muri ino Miss Rwanda yindi Josiane nta gihembo yigeze afata nibyo bintu bibabaje cyane wa mugani kuki Miss Rwanda ishize Miss Populaire batamuhembye none muri uyu mwaka MTN zajya umuhemba Emilio buri kwezi imuhengo niba ari ibihumbi magana ngahe ngo bya internet imuhengo ngo gigabyte biki byose kuki babikoze nyuma Josiane subundi ba MTN yari yarabyibagiwe gigabyte za memory card se gigabyte za internet hako bya MTN kutagize kino gitekerezo kuki tabigize ari Josiane kandi sinzi nabandi batera nkunga numvishijemo nabo baje batubabarira hari abatera nkunga niba numvishemo niba ari Isonga Logistics niba bakorera hajemo nabandi bitwa ngukira harejemo nabandi nigeze no kwamamaza bitwa Bandera ndago mbyibuka nago mbibuka ariko bakoraga ibintu byo kugurisha online amazu Miss Rwanda we nanye ndayemera kuri MTN yakoze neza izazimuhereza amayinite ibintu bisanisha nabyo ariko reba ngabo byitwa ngo bagurisha amazu ubwo nazajya bagurishiriza amazu oya ahubwo bakahaye inzu y'ubuntu Miss uwabo nabo nta mazu bafite yabo bwita barakodesha bajya agasubye bakayimugurira nyine ibyo se nebi none se kumuhereza ngo najye kugira ngo bazamuhereza nuza y'ubuntu ngo make up ngo bazamango make up y'ubuntu ese ubundi bakobwa ntago mwiteraga make up na make up biteraga kandi zanahendutse imwe gura ngahe harimo biterwa n'amafaranga ufite bira ku cyatanu ndazizerega hariho na twa staff basiga ku munwa twa Truwas hari tumwe two
tuza staff nazibonye niga muri high school ubundi abakobwa muri high school nibo bazigera zigura desa sanga koramo buri kanyigisho gutyo gusa none muri Miss Rwanda ikintu ndagarukaho ndagaruka ku kintu cyerecyanye na n'Imana ubundi Miss Rwanda bakayitanze bakurikije impano z'aba Miss nk'uyu Miss Rwanda batuye nguyu Naomi uriya mukobwa yakabaye bagakurikije impano ye impano yerekanye niyo kudefiriza nobona gakora mu misatsi ku buryo abantu bose badefiriza hariya muri karitsiye bagomba kuba bafite uburyo bazamukamo hari n'uwo nabonye Mansura muri bootcamp naramubonye urete yakabaye yigisha abakobwa bo mu tubari mu Migina Kicukiro hano za Korodoro ariko birangiriye hariya gusa kintu nako ese ni n'umukobwa rushyikiye muri Miss Rwanda mane twe nta muntu utagira umufana nari nshyigikiye bita Ingabire nde irinde ntabwo ryibuka gusa primaire nyine ngimamo nani mushyigikiye nuko namurushagaho class imwe nge nari nshyigikiye yabaye na Miss Congeniality Congeniality hariya bivuze iki yabanye neza nabandi ubwo nukuvuga ngo Miss Rwanda batuye no mwaka yararwanaga kabisa yari mubi muri bootcamp none se kuki bamutoye ubwo nyine wo ngo Ingabire ni wari mwiza kurusha nyine ahubwo wabanye neza nabandi niwe wagatoye kuko azanatubanira neza natwe yanafanaga witwa Mpinga Nzima ese ubundi Mpinga Nzima yabaye kangahera Mpinga Nzima kanze muhamagare nabo babaturaga ku mibare kanze muhamagare Mpinga Nzima mubaze Mpinga Nzima ni umushiti wanjye byataye ndagusuje Mpinga Nzima kandi ni Nyampinga akabatabitoye izina se ryo muntu shabira nambabaje none ariko nanjye kino kintu njya nyibazaho muri Miss Rwanda batora Miss Photogenic bagatora Miss Popularity yego ndeba nka Miss Popularity batoye nde ni Naomi se ashobore kuba ari we Naomi bamutora akubundi kandi Naomi ari wo ubundi ariko se nta no gumana igeze mbikurikirana cyane nuvuga turi guhereza abantu ibintu tugeze dukurikirana se yego uzi ikintu gusa ndagira ngo mereze impanuro hari abakobwa twigana nuko amazina yabo nayibagiwe ariko ndabazi neza yego reka nze Josh arimo kureba abakobwa ngo bigana abakobwa twigana kuri mukobwa wigana na Joshua kuri Mount Kenya kuri Mount Kenya yego twatanyanye nabo no mwaka twatanye nayo no mwaka wa 2020 ariko bagiye muri bootcamp turavuga niba namuka babaye ba Miss Rwanda yebana abandi bakobwa bo muri class barahita bamanuka hasi twagiye kandi ko kurabizi muri class yo harimo umusitari w'umukobwa nago babandi norinzo kongira ngo bawitonze man turi gukorera muri studio urumva mani uzi ikintu ushaka kubwira uzi ahantu biba bibabaje kubona warugiye ku umusitari kirasa abakobwa bandi bose twiganaga bari bagiye kujya cause twabonaga umusitari ari uriya ariko mu byukuri ikintu ngira ngo menyesha bano bakobwa bagiye n'abandi ni nande harimo nde wa mbere bamwita Mutegwa Ntebe Shanice wiga muri Mount Kenya uwa kabiri yitwa nde uwa kabiri bamwita Mutesi Denise wa gatatu ni babiri ari nikamba bazanye wapi nta na rimwe wapa ahubwo ikintu ushaka kubabwira nuko ibya Miss Rwanda byarangiye ubu ikintu mugiye gukora mugiye ndagira ngo mbamenyeshe ko kuwa mbere dufite assignment imeze te bakopeza ni assignment ya financial accounting aha nyine ivuga ngo iki no oya ni ikizamini abantu mutize mana assignment ni boro baguha ugakora ari gitahana nyine homework ni homework icyo nshaka kubabwira rero Mutegwa Ntebe Shanice na Mutesi Denise asubone binemo gusoma nibyo ngaba bagiye tutarabamenya neza so twaranicaranaga ariko nayi naramenye izina ryabo twiganye icyumweru nabonye amafoto tuvuga ati ba Shanice we gusa nanone abandi twigana bo muri class babyungukiyemo kuko nago Shanice mu byukuri ntago nari kuzajya ndeba abandi bakobwa muri class nzi kuri umusitari twigana na Miss ngo ndeba abandi bongeye kubona ijambo nese Joshua ni cyo kintu cyagutunguye cyane muri Miss Rwanda Shadibon ukimbwire cyo wabonye kuri la finale na Shadibon ngira ijambo rimwe umubwire nyuma interview yatanze reka tuvuge nizo video basanga tubatwikire barabanze ari interview iri ku Isimbi arimo kurira yo gukoresha rya jambo ariko nta muntu ujurira ubundi ari umuntu uri abumbye umuntu gusa ngewe sinje oya subiza icyo kibazo hari umuntu ugirira abumbye umuntu hari abarira mu cyaro baba uzarebe iyo wakubise cyana mu cyaro kidashaka kwabira cyane kirahuma ngo gute ariko
Shadibu we Shadibu yariraga ngo oh my god Shadibu yariraga nk'umwana wo mu cyaro wari wabona wa mwana urira wari wabona nk'umwana ari kurira warangiza ukamucecekesha akivugisha tuvuge wenda vayo hirya bagukubise cyangwa uzumbaze ubaye iki nahita nyigusobanurira nurangiza unyongorere ngo cyane ukikubite gacya nahita nceceka nindangiza mbitekerezeho hasa ngiye kurira nizira ry'Imana Shadibu niko yariraga sasa ndagira ngo ncecekeshe cyangwa se wirira sibyo nurangiza nze ngucecekeshe twagiye ninde ugukubise nuri ajya guhoraga iki ngo nari ntwaye umupira twaye turimo gukina nikizongeye kugukubita ukagira ngo uramojeje kumbe mukanya agiye kongera rito Orari gihe ugenda ukamwongera umva genda nawe umwonye nawe umwonye akagenda so guys Shadibu zya nago za emotion Shadibu ndakwemera abone cyangwa se Shadibu reka tujye tunabwizanya ko Shadibu menya ari yashimishwe nira modoka bahaye nawe abonye transport Shadibu se na modoka agira abonye transport tujye tunabwizanya bazaza bamuhari futi se none na Shadibu abonye transport Shadibu afite amafaranga ariko nta modoka afite arayafite ariko nta modoka afite Shadibu man nta modoka Shadibu ratubonye transport man nawe mazajya guha ibyo niwo byivugiye so yo wambwiye ngo tuze kubivuga kare gusa ariko kuki Shadibu yaserebuye cyane kuri uriya biravuga ko kurusha na mama wera kurusha na mama wa nawe mama we shabuze katasereburaga kuri kurusha na murumuna we nawe mukozi wabo wagira ngo Shadibu niwe watanze imodoka I mean wagira ngo niwe watanze misi yabiriye nge buriya kintu cya mbere nabonye Shadibu niba atarashimishwe n'amafaranga uriya muji agiye kuzajya ahembwa yarashimishijwe inzu imodoka bazaza babanamo se iriya modoka hako biravuga ko n'uyu Miss Rwanda ngo nawe yari umusire umusire kwiri ngira ngo twareba aho tutarinze kubitinamo ngira ngo twareba aho ziriya boro bazikurura za ba Shadibu kujya ku isimbi isimbi ngira ngo iriho ya Shadibu so ukayireba neza bansuza abantu mwana bansuza bari abandi nabo basuza kubavuga banzo berekanemo reka tunaberekane ngabari bose ababonye barano basuzaga man nyine bajya ku isimbi bakagera kuri yambi no kuri yambi ndumva barebe uburyo Shadibu nyine Shadibu ku isimbi ku isimbi ntago Shadibu agaragara ariko yambaragaragara arimo gukubita wa mu baby urushyi gutya none kuri yambi niho yarize yasamye nako ku isimbi reka tubashimire byukuri abaterankunga mwagaragaye muri iriya show cyane cyane Suruduwire se cyangwa nabandi nkaza nuza turabishimiye muri Miss Rwanda ngo narinzi ko ngiye Suruduwire yatera inkunga ariko ubusinzi bwagaragayemo tuzahura ubutaha was your man Joshua Karimpita wa M ya so aka Babyface ya man with my big man tuzahura ubutaha